Yes, reka nongere mbashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official. Mbifurize gukomeza kugubwa neza munongerwe n'iyi weekend kubakirimo kandi abarimo kwisoza namwe muyisoze neza. Ni wa mwanya tugaruka ku makuru biganiro kuri cryptocurrencies cyane cyane Pi Network, Ruby Network ndetse na Mira Network. Uyu mwanya tugiye kuvuga kuri Pi Network gusa ku kibazo navuga gikomeye ngira ngo mukurikire. Mbanze nibutse abashaka kumayininga Pi unyuze kuri Kamanzi Official wifashisha ikiganiro nimero 148. Shaka kumayininga Ruby Network wifashisha ikiganiro nimero 219. Ushaka kumayininga Mira Network wifashisha ikiganiro nimero 250. Hanyuma nibutse abifuza yuko twagira ibyo dufatanya mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, YouTube channel, ibiganiro, amakuru, muduhamagare. Kandi abifuza kugira ibyo bamamaza ibicuruzwa cyangwa service, turi tayari, muduhamagare dufatanye. Aho waba uri hanze hose twagufasha, yaba ari kuzamura YouTube channel yawe, turi tayari. Hanyuma reka turebere hamwe iki kibazo cy'ingutu kibangamiye benshi. Mbere yuko tukijyaho nibutse update imwe y'ingenzi cyane ya Google yatanze umuburo yuko Google yatewe. Abantu rero bafite email bashatse bahindura password zazo kubera ko Google email yaratewe. Muzihindure, hamaze guterwa ngira ngo abantu bagera kuri miliyari 2. Ubwo rero uzi ko afite email y'ingenzi mu byo akora ahindure password yayo. Inkuru nari nayibonye ngira ngo mbahe link, ariko hari ibyo nabanje kujyamo bituma inkuru incika, ntabonye link ariko wayishaka yayibona. Amakuru nayo ngayo kuri ibyo ngibyo. Hanyuma kuri Pi Network mazi minsi hari kibazo ndetse no mu magambo yandikwa mbona ngira ngo twifashishe urugero rwadufasha kubyumva no kwihangana. Hari ikibazo cy'agaciro ka Pi Network, agaciro twita GCV, ubwo ni gross coin value, cyangwa se twebwe twise global consensus value. Ubunika kiri global consensus value, ubwo ni gross coin value. Kuko twamaze kukumvikanaho nyine nubo tukumvikana none se turakumvikanaho turagakoresha. Rero aka gaciro gahabanye n'agaciro turi mu kubona ku ma exchanges. Pi iriho ya 0.10. Ni kibazo gikomeye rero, ariko ngiye kwifashisha urugero kugira ngo mwumve impamvu kandi tuzihanganire. Pi Network turibaza ngo ko bayironkinze tukaba tukimayininga kandi GCV kabitarakurikijwe. Iki ni ikibazo buri mupayiniya wese yakwibaza. Kubera iki bimeze bityo? Ngiye kugira ngo sobanukirwe ibi bintu, mwibaza nkuko nanjye mbyibaza, nifashishije uru rugero ngiye kubaha. Pi Network ni nk'igiti cy'imbuto kerera igihe kirekire. Kimwe mu biti by'imbuto nzi byerera igihe kirekire ni igiti cyitwa macadamia. Macadamia ni igiti cyera guhera ku myaka 3 bitewe nuko wenda ubungubu kiba kibanguriye, kuzamuruka wageza mu myaka 5 kigatangira kwera. Murumva ko ari igihe kirekiremo. Ariko iyo gitangiye kwera gitangira gitanga umusaruro muke, kikagenda kizamura urwego rw'umusaruro, kandi kigira uburambe kuva ku myaka 80 kugeza mu myaka 100, ndetse ari n'abavuga 150. Mwumve iyo myaka yose igiti kiramba n'igihe gitangirira kwera n'ukuntu gitangira gitanga umusaruro muke kikagenda kizamura umusaruro uko kigenda gikura. Noneho reka mbizane muri Pi Network. Pi Network ni nk'igiti cyatewe cy'imbuto umuhinzi
ategereza umusaruro ukivaho. Noneho buri muntu katuvuge yuko ari umubyeyi ufite abana kandi icyo giti kikaba ari kimwe, akaba agomba kukibagabanya, byumvikane ko azabagabanya amashami yacyo. Iki giti rero buri shami ntabwo kizera imbuto zingana nk'irindi, kandi buri shami ntiryerera igihe kimwe imbuto. Ni nako bimeze kuri Pi Network. Buri wese afiteho ishami rye, buri shami rifite igihe rizerera imbuto agatangira kurya, kandi izi mbuto zitangiye kwera ntizihishiriza rimwe. Hari uzirya ari ibitumbwe, hari uzirya zigezemo hagati, hari utegereza kuba zihishije, hari n'utegereza zeze bya nyabyo hahandi ubundi urubuto rweze neza. Nimba bwira iby'ubuhinzi hano, ye nize ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi. Urubuto rweze neza ni urubuto rwihungura ku ishami. Iyo rutarihunguraho ntabwo ruba rweze neza. Aka kantu umuntu akamenye, abizi ubuhinzi n'ubworozi nkanjye mu bimenye, mu binyomoza. Ikindi, niba umuntu ahisemo kuvuga ngo ndarurya ari ibitumbwe, nta ntungamubiri zihagije uba ubwonyemo. Urubuto rweze neza nirwo ruba rufite ibyo bita matière première, matière sèche, intungamubiri za ngombwa. Ari naho abantu ba kera burya baturushiriza ubutaraga, baryaga ibintu bizima, baturushaga ubudahangarwa, byabaga barya ibintu byeze neza byuzuye iki, intungamubiri zihagije zituma umuntu agira ibivumbikisho, akagira anticorps ziri bien structuré, umuntu afite ubudahangarwa bw'umubiri burwanya indwara aho kujya kwivuza. Ubu rero ibintu byarayobye. Hari abantu rero bahisemo kwirira payi mu buryo bwa vuba vuba, ari nabo bazigurisha kuri ama exchanges ku gaciro gato cyane, ariko nazo zibagirira umumaro nkuko n'abandi babiriye by'ibitumbwe biteze neza bakagira umumaro bibagirira, ariko utari wa nyawo. Hari abandi bahisemo yuko bazazirya zeze, ni babandi bategereza bati reka ntegereze izamura agaciro, bakagurisha uko yazamuye. Ariko hari n'abandi bavuga bati tuzategereza urubuto rwigushe, babandi bazategereza GCV ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Bavuga bati ecosystem nizavuze ifirimbi ya nyuma kuri aka gaciro nibwo nzemera kugira ngo ngire nte nkoreshe payi zanjye. Hari abameze batyo. Njya mabwira nk'ubu nkanjye narazirebye ndavuga nti sinakwishinga ibi bintu biriho ngo mfate izi payi mbonye ngo nzangize, ntaze ejo ngo hazamera hate, kandi ubwo sinzi niba nzaba ndiho. Ariko jye nashakaga guteganyiriza umuryango wanjye. Icyo gihe narazifashe ndaziboroka imyaka 3 yose. Bazi imyaka 3 nishirasa, kindi zababyaye ikindi, nzareba uko bizaba bihagaze. Nibura biramfasha kudashyuha gusa. Ubu niyo nakubita umutwe hasi ukamera ute, nta kintu rwose nakuramo, ntabwo nazibona, sibyo, ntazo nabona. Biramfasha kuba ntashobora kuzisesagura. None icyo gihe wenda kikazagera zishobora kongirira umumaro koko. Sinzi ngo niryari bizagerwaho ko agaciro kazagerwaho ryari. Gusa karanditse, nanjye ntegereje kuwa timu. Jewe nawe ndifuza yuko twamera nk'umuntu wahawe ishami ry'igiti ryera imbuto, akavuga ati nzemera kurya kuri uru rubuto ari uko rwigushije kuko rweze neza. Hari imbuto zigusha kubera uburwayi, oya, noneho turareba za zindi zeze neza. Dutegereze GCV, twihangane, ni nabyo bizajya bituma payi yara kuri aya max yengezi azamura agaciro. Ariko nitugurisha buri munsi bose bakazitanga zigusha agaciro, ibyo tubyihanganiye ni ukuri byakunda pe. Kandi burya ngo uwihanganye akama yari ishashi. Nitwihangana tuzarya ibyiza bya payi. Nagira ngo ntange igitekerezo yuko twakwihangana tukamera nk'uwo muhinzi wemeye gutegereza imbuto zeze zikigusha, akabona kuvuga ati wow, ubu noneho nibwo narurya, nibwo rwujuje ubuziranenge. Tuzategereze ijambo rya Kowa Team. Ibisigaye rero
isaha niyo sango, aho twasezeraniye nababwiye kutarenza ku cyumweru turaza gutangira kwiga gukora ya two factor authentication verification, 2FA verification cyangwa se wallet verification. Bitarenze uyu munsi ndateganya ko ndibuze kubaha ikiganiro kigira gute kibyigisha buri wese akashobora kuba yabyikorera. Yego ngayo nguko nagira ngo buri wese amfashe yumve impamvu yo kwihangana. Utarabona KYC azayibona, utarabona migration azayibona, ariko buri wese agomba kuba yakoze ibyo agomba kuzuza. Nta kindi kintu abazwa avuga ati nta kindi sigaje. Ku bantu bategereje KYC ya Ruby, itangazo riravuga yuko guhera ku itariki 25 z'uku kwezi kwa gatandatu ya yindi ya rusange ya version ya 1.6 nababwiraga bazatangira kuyitanga. Ubwo rero ni mwihangana wujuje ibisabwa wese, umaze kumayininga inshuro 30 wese ukaba namagejeje Ruby 30 nibura, ihangane uraza rwose, igihe nikigera uzabona ibyo ugomba kubona. Ahasigaye mureke tumayininge kurusha ibindi, twuzuze ibisabwa, dukurikirane amakuru, tuyasangize n'abandi. Mugubwe neza, muhahe, muronke.